Amazina yanjye nitwa Tumusifu Jarvis. Mfite imyaka 19 y'amavuko. Nta babyeyi ngira. Umubyeyi wanjye ejo bundi nibwo yitabye Imana. Haciyeho ibyumweru 2. Ndi umunyeshuri ndiga. Imitungo yo mu rugo ninjye bayisigiye. Ibyo byose bindi ku mutwe. Ese Mana, ubu kuko hari abantu tuba duhuje ibibazo? Mwana, kuki ibi ngibi ari njye birimo kubaho? Nsigaye iwa njyenyine kandi mfite n'inshingano nyinshi zo kwiga. Mfite imitungo ngomba kureba, ubu ndi kumva kugeza na n'ubu byancanze. Ubu se imitungo ndayigurisha? Ese ishuri rigenda bigenza gute? Mwana, ugomba kumanuka ukaza ukandengera. Ese pye makurura Ewe amakuru yari meza byagendaga. reba umeze neza nta kibazo. Izuba ryaratwishe. Izuba rimeze nabi ariko twebwe akavura turi kukabona da gake gake urebye. Ako hakurya manza hatameze nk'inaha. Hakurya iyi nta kibazo, nta kintu bitwaye, gusa nyine imvura iri kugwa. Ejondi noneho wagiye kubona inzu y'umuturanyi iraguye. Amabati neza ahita avaho birarangira. Izuba ryatwishe ngo mwebwe imvura Iyo nukubye yampaye. ejondi noneho igeze gutya umwana nasohotse hanze biramubwiza. Yampaye. Ziko Neza iyo ahita apfa. Se inkuba yasimukubita rwose si ukukubeshya. imvura yanyu ko numva imeze nabira. Mugabo se wahora n'iki ko? Bose ibintu Izuba ryaratwishe ubu ntiwahinga ngo unatere isuka ngo yinjire mu murima. ndakubwiye ngo imvura iri kugwa mw'iyi minsi iyo irarimbura natwe izatujyana kuko imeze nabi. Nurebe iri zuba twebwe ryenda kuzatumena. Dore aka kanyenyerekeje ubu nona bugeza ubu wasanga mwebwe imvura ihise. imvura rwose mu kanya gato imvura iri kugwa. Iri zuba twebwe ritumereye nabi rwose. Urumva ukuntu ribabura. Ndakurahiye wise nona umwana rero twahise tumushyingura birarangira. Mwaramukinga neza inkuba imukuba. inkuba mu kavura kangana utese sha kari gake gake yampaye nka ndumva iyo ngiyo iwaje bimeze nabi. bimeze nabi wa mugabo. ndumva imvura rwose bamereye nabi ariko twebwe izuba ariko je mbona ari ibiza. ako ni ibiza byaduteye. ntabwo wamenya amakuru. wa muturanyi wacu y'igihe disi yarapfuye hasigara umwana. yowe ni gutyo byagenze se. yaramupfushije ntabwo wabimenye nawe. ntabyo namenye. yaramupfushije rero hasigara umwana wenyine. yishwe n'ikiza. nanjye sinamenya n'iby'abantu b'iki gihe. indwara ziriho noneho zimeze nabi. indwara zizamara abantu. mbese ibintu biri kuba. ubu yarapfuye wa muhungu wa nuza wa Jean Claude. mbese ugira ngo ndakubeshyara. ntabyo nari. yarapfuye ubu ngubu baranamwibagiwe nta nubwo bamwe bakimwibuka. yose waherukaga kumva hari n'umuntu umutanga. ntabwo ndetse urakoze kuza bose ni uko uruguyemo. ariko nyine nta kundi nyine bibaho, ugomba kubyirengagiza. abantu wa muntu wese muri ino minsi ko bari gupfa nk'imodoka. tumenya rero iki isi yarahindutse. nabonaga ko isi yahindutse ariko umuturage w'ubusabe mubwira akabyumva. umuntu aricara ukayakumva mukaya mwawe muri kumwe ari muzima ukajya kumva ngo yapfuye. ngusha buriya tuzamenya rero iki gusa. yewe ntiwapfa kumenya. ariko yari amahoro nyine wowe. ngewe byari babapeti b'iwanyu bameze neza. nubwo nari maze iminsi ndwaye ariko Imana iba yamfashije ngakira. nanjye narwaye umutwe mw'iyi minsi urandya umutwe nyubeka ibintu byamfashe. ucana ruguru se ntunambuye ngo nze sha maca niruka tubona afite imifuka iriya nka se sha wabona ari indura zahirira. nawe akazi karakugoteshe. karanyishe
umva karanyishe rwose yewe kugira ngo se ni ukuzashaka umuntu ukuntu nazagera iby'iyo tukaza gusura uwo muvandimwe wapfushije erega ubu se nawe yaheranwe n'agahinda nanjye yagize ngo ni ukumwihorera ahari kandi ni ukutamenya amakuru nta kundi bibaho nyine nanjye mfite ibibazo bikomeye ibihe bibazo umuhungu wanjye nawe ngo yagiye muri cya kimina cya ruguru none yarabambuye uwo muhungu wawe ko atangiye kwigira ikirara akiri mutora si uzamutema ntabwo wabikora mba numva namutema uramuhana umucisha bagahita bamfunga wowe umucisha akanyamva arumva ibyo byo kwica naravuga wamukubita se ko yatavuye wowe uramukubita kumva umwana ntabwo yabyumva uriya aracyari muto ntabwo yakora ndajya kumukoraho agashaka uw'inyica agashaka kurwana nawe by'abana b'iki gihe abana b'iki gihe se nabyo ni ibibazo uramubwira ahubwo akakuzamuraho umutwe muremure aho ujya ubibona se oya abawe baritonda abawe baritonda umubwiye ngo ajye kuvoma byemere ntampaye umwana ahita akubwira ati nawe ajya kuyigomera ukagira ngo niwe wakubyaye tuzamenya ari nzi ko ari jye reka ni bose ni bose ni abana b'iki gihe bose rwose ubu nanjye ngeze ahangaha nyine nanjye ubu ndi kwirukanka imwasi zirabona ubwatsi ugiye kwahira ngiye kwenda njye mu muza hamwe hepfo mu bishanga wenda mwebwe ko nazishakira n'ubwatsi wenda mwebwe ko imvura imaze iminsi igwa mwebwe bwarameze yego ibiza se byakica abantu bigasiga ubwatsi twe bwarumye nta nubwo wabona ukura n'akatsi na kamwe reka na bya bigori byanjye nabimazeho nabitemeye se ko uri mu rugo njyenyine ni wowe hari damu yagiye yego ko zikari mu bitaro ari mu bitaro byagenze ibibazo umuhungu wanjye agize kwambura itsinda madamu ari mu bitaro ndi gutya madamu byamugendekeye bwa burwayi bwe bwo mu nda bwa kera nuko bwakomeje bwarakomeje z'ububeshyi kose buriya wamenya arwaye ikigo ibyo byaranshanze naravuje nagize ne utuntu twacijeho amatungo yacijeho ese nzaze kugusaba uriya mudamu wawe ko numva ari ibibazo ko tubisange yarongeye ararwara ubu nanjye rwose siyeri si ukukubeshya ubu nanjye reka ngereyo dore ndahageze yewe ni uko uzashaka umuntu ukuntu aza kubareba rwose kuko numva muri mu bibazo turi mu bibazo bikomeye wowe ufite ibibazo by'ubutanga reka ngereyo ngende nshaka utwatsi wenda yewe jya kuzishakira ubwatsi izo nka nazo ziba zashonje naho ubundi turi kumwe nawe sawa nari turi kumwe ndabimenyereye nta kibazo. Ibi birase ko ari ibintu tuba tugomba kwakira. Iyo ya nta kibazo nizirwe ushobora rwose umwohereza nta kibazo naramenyereye. Nta kibazo rwose ntuzirwe wirushya umwana we n'uhamenyereye. Muraho mukwaga kwandi. Nta kibazo. Muraho. Gakwandi we umeze ute se? Neza. Hari umuntu warunse reka mbe nkuretse. None se ubwora? Meze ute? Cyane aho ntari bito. Zara mu gatebe ntacyo wicariye hano. Uko mbona wagira ngo banabyitegurira. Icyo cyiza cyo kuba inshuti. Atere neza. Usanze ari kuvugana na mama wacu. Arimo mbaza uko meze nyine. Ndaho nese hari ukundi ugira. Agiye ngo se hari ukundi. Amakuru y'iminsi se. Amakuru ni gake. Ufite ubugendo bugabanya nyine utaza kundeba. Ngo namvugishe. Bro wandenganya koko. Suzi ibyago byambaye ubu wandenganya koko ntabwo bishikiye. Nyine ihangane biba ariko tugomba gusobaneza ubushuti. Ahubwo se ko nawe mfite ikiganiro tugomba kuganira. Ibiganiro byo ndabiza bihorana akara batarya bindi byawe uzambwira nabi. None se uri kubona imitungo yose uzabasha kwimanaginga umwe mwana? Imitungo se imitungo reka nashaka n'umwana w'umukozi akajya afasha imitungo ibintu ibi byose nibi. Surana iki kizu kitari cyuzuza iki kigo kirandeba kuzacyubakisha. Ahubwo se njye natekereje ati nimba kujya ushaka undi mwana washatse ukuntu ugurishamo kimwe. Gurisha?
ya kugurisha nanone se kandi nyine nabitekeye nawe turi inshuti tubizi ko ari inshuti yanjye se dore n'inka yishwe n'inzara ako wapi inka wowe wegurishamo kimwe ubundi ube wirira n'abantu bishaye abantu ubundi se kubona imitungo bayigusigiye yose ubona uzayimanaginga ubu kuri ino si ibibazo ni danje ibibazo ni byinshi rero gakwandi dore turi inshuti kandi yabizi sinakugira inama mbi ibyo ntabwo wangira inama ubu rero ubu wagafashe n'ikizu kimwe ukakigurisha none wamara kukigurisha dore iriya nka yabaye nk'umuheha wayishakiramo umukozi none hano ugasigara uyarya urabizi sinzagusabaho iby'inka ndabizi ntabwo uzansaba ntabwo nagusabaho ariko iby'inzu burya na kera hose n'umubyeyi wanjye atarigendera ntabwo yize anoza rwose kugurisha ahubwo yanozaga gukora cyane nkinjiza kugira ngo nsohore nkinjiza ako nyine ubona nta gihari kagukontoreye nka bimwe ubuse yamenya ko wayigurishije ndacyabona umwanya se shango nemberere hirya iwanyu nabo abakobwa twe tumaze kumenyerana dore ubu ngubu nibwo ufite amafaranga rero gakwandi ubu nibwo wakabonye benshi uzi ibikorwa noneho biri muri karitsiye byiza kandi narumvishe ngo akobwa iminsi ari gukunda amafaranga wabyore byiza wowe shaka amafaranga ntawe de sinzagusaba kugurisha igiti cyangwa bya bisambu bibiri biri hariya hirya ukabigurisha ntiwakiberaho neza arya masambu ni ingenzi kuri njye arya masambu ni hafi ibitoki byo gutara inzoga gakwandi ko nkuzi utajya uhinga byajyaga bihingwa na mukecuru akibaho ahubwo dore ni wanyu niyo ngaho nuharambirwa uzaze nkuhera inzu yo kwiberamo ujye wiberamo hoya aho kugira uyime wowe wagurisha wowe ukaba ugitetamo ibi byana noneho hari ikindi cy'igituranyi gifite nyashi ziratetera ubwo rero kandi kikundiye amafaranga wowe uyafite wahaza ukahita wiberaho neza nyine tu ariko nawe rero urumva ibintu utangiye kujyana bya nyashi z'abakobwa umubyeyi ntabwo aba agiye ejo bundi ngo nanjye njye mu bintu by'abakobwa kandi se ubu uzahama mu bwigunge wigurisha kimwe ubu ngubu ndi kwishakira ibintu byo gukorera perime na provisoire reba nka cya gisambu cyarahiga nawe twashaka nk'umuntu ukadukubita nka miliyoni nka 15 noneho iyo perime ukahitamo za miliyoni 5 ubundi ugasigara wiryoheye ndetse ntuzagura na moto asiko ahubwo nibajya no kukubaza twaganiye menshi ibibazo bya nyina yo kubaza iyo ngofero wabaye umuyisilamu nabaye umuyisilamu nsigaye mbona abakobwa beza bibera mu bisilamu niho nigiriye ariko nyine yego bitavuga ko agasatsi kanjye nagakuraho urebye n'agacupa nasomaho nagahusha se yewe muheruka ukunda abakobwa none n'ubundi uracyabona nzi ko wagiye mu bayisilamu ukihana kandi ariho baba beza abakobwa beza bafite ku matako ureba hano ntabwo wowe gakwandi wowe ibintu urimo simbizi ahubwo buriya nubwo ndaheranye n'irungu ariko niyo ngubonye buriya amagize amahirwe hari ibintu numvishije ngo ino minsi YouTube isi uyibona YouTube ndayibona YouTube ngo ino minsi ngo hari abantu bari kugenda bashyiraho amavideo ku buryo ngo YouTube irahemba nyamukemba n'amafaranga meza YouTube irahemba abantu bose niyo mbona bari hose barabahemba bari abantu rwose ngo wujuje ibisabwa ngo baraguhemba bakaguhemba neza kandi ahubwo ikintu nibazaga ni kimwe nibazaga nti washaka udufaranga duke nkareba nanjye ikintu nakoraho kuri YouTube nkamenyekana nkaba nareba ko nakorera nanjye kuri ayo mafaranga nibaza ndetse nanone nzaba ndi muri iki gihome njyenyine ndi ubumwe mbashe gukora ibyo bintu mbashe kumanaginga ibyaha inka amatungo ibiki byose bikambera ihurizo nkavuga nti rero cyeka ari mbonye umwunganizi wangira inama y'ingo gakwandi dore ifaranga rikubise riravuga kumva iyo YouTube ubwo se kujya basibisaba nk'amafaranga hari umushuti wanjye twiganye primaire sinzi niba uhakoye ntabwo umuzi yarambwiye ati wabirimo kandi mu kwezi abikuza hari ibihumbi nka 200 ngahe urumva ko amafaranga yari kumerutse guca kwa babahungu bo kwa Rusesa bagina se bari kuvuga ngo bavuga ngo bisaba ngo gutanga amafaranga ngo nawe bakazayagura rero gakwandi niho wahira nyine y'amafaranga dore nawe ifite ko ibibazo bimareye iminsi twagurisha cya gisambu tukayashora no ya YouTube ikazaguhemba noneho ukayitega data ubwo byarangiye nta kindi kintu wazongera kugurisha ubu nambeshye badi wowe ngo utanga amafaranga
ngo nimba ari ukugura ngo cano ukabigura ngo ugatanga amafaranga ngo ugahita uhembwa ngo nta byo gutinda. ariko wamugana ibintu byaba birimo inzira ndende ahubwo komeza uganirize ku ibyo bintu ariko sinanone byo kugurisha imitungo wikisubira wowe ugurisha umutungo uzawongera n'ubundi urakumva ngo YouTube ubu ngurishije nk'aya masambu wama nka miliyoni 15 bazigwa 15 aya mafaranga ni menshi bazima rero nayafata Nagakwana nari mfite umuntu w'umupapa hari haruguru iri afite amafaranga dore muri Amerika ejo bundi asubundi ubwo ngo si YouTube zakorera YouTube we wabona rero nawe yayakuye wabona yarakwiye kuri YouTube bimaze 10 miliyoni 15 rero reka nkubwire ari amasambu n'ubundi wa mugani wawe nayagurishije ubundi ntacyo aba by'ibintu ndazifite inka ibizu nta kibazo ahubwo wowe uwo mugabo se afite gahunda ku buryo yahita yigura we yambwiye ngo umushakire igisambu cyangwa ngo ikizu inzu ahubwo uri kumva wowe we anatuzamura akatwereka uburyo bikorwa ariko yabanje kuduha amafaranga tuyafite isambu yirahari ahubwo genda kagende mubwire none hiti mu kanya nimugoroba nka 11 aze tuze kuza tubiganire ya 15 naziguha 200 yawe ndayaguha ahubwo ntiwumva ni icyo ntabwo nicyo nkwemerera ariko ntugende ngo ube nk'abandi ngo uhereyo ngo ugende mutuamerezayo numbeye erega n'ingofero nanayihinda ariko wowe ushaka akantu nta kibazo hari ikibazo se nta kibazo ntari biwe bikurikirana intebe yanjye kwihirika sireke ntacyo ndaje nta kibazo ukajyana kamaze muzane kanguruke murebe uwo mugabo murebe bye mugabo nawe banza ushaka kuvuga wishi imitungo yawe ariko n'ubundi bifite byinshi ubundi si bizima ntazabimanaginga akabasha kubijera byose ra yego bose wanjye yego muraho neza ndaho neza amakuru ari meza urebwe se natwe ari meza tu ndeba umeze neza ufite akanyamuneza noneho hari akadosiye nashaka kohereza reka mbaye nkohereze noneho uretse mbanze nkubwira ako kantu wayamurika nkohereze nta kibazo wambwira nta kibazo noneho rero bose gahunda twavugana kugushakira ikibanza cyangwa inzu cyiza nizere ko utaje kunyinisha umva ikibanza nakibonye kiri ahantu hateretse ahubwo ufite kajugujugu ko kuzajya uhaparika cyane mu manga reka mu kibanza hashijije umva dore ni kariya tupfaga kwana afite ikibanza ashaka ngahe ashakamo miliyoni 15 ariko urarenzaho 200 yanjye magabo ashobora sinagukorera akantu keza nta kibazo tuzaturana uzavaho gutura nta kibazo hameze neza ahubwo wowe gatari mu manga reka ntabwo imanga ufite indege kuhaparika aho utabaye kunyinisha oya bose rwose ntabwo byaguhenda ngo ntibiri hano heza cyane harambitse nk'iyo mashini yawe uri gukoresha asubundi bakoramo batubwira ibyo byorere kambaye neza kari akadosiye noneho ubundi erega ubundi bose no kunyinisha ariko nari mfite nta gahunda yo kujya ahantu ariko ntacyo reka tubanze tugende tuyo kureba umva bose nanjye uzanyigishe gukora muri icyo kintu nanjye nkibona gutyo tuzabivugana nyuma nta kibazo bose jya tugende twagiye ndayajya pe ninde yinjira mbese n'iki cyamaze uteze aya amakuru yari meza cyaro nta kibazo sha nanjye amasomo bangeze kure turakigara ni ukwiga ni ibya mbere kwiga ntabwo birangira ariko aha amasomo bangeze kure kuba ni njyenyine nabyo bikanzonga
Nuko se wa mungana ibyo bintu bifata rero. abaruka Kwiga iyi mitungo ukamenya kuyijera ubu ntabwo bikugora. uriya mugabo birangora ariko mu rugo bwabaga nyine se ko nta wundi wabikora uhari. Washatse umugore Aya mugore nanone ntabwo cyari igitekerezo. yajya gufasha. Yamfasha yego ndabyumva banamwise n'umufasha abanyarwanda bazi ikinyarwanda ariko rero dore amasomo ibiki gushaka umugore ukiga amasomo byakugora pe byakugora. Ibyo bintu rero kubyifasha biragora. Mwari mumeze utakuryoshye? Yewe twari tumeze neza. Yewe turaho muri make. Yewe ni iby'iminsi nanjye amasomo gahinda kuba ndi jyenyine byarameranye singira cyo ngo natangura ngende reba nuko abandi bameze. Wowe noneho birarenge. Wowe se wari umeze utera. Amuntu gake gake n'inkora yaranyishe. Ndumva urwaye mu muhogo n'amaka. Tubyumva meze nabi pe meze nabi ndarwaye ariko nakundi. Utafashe utunini sera. Utunini bamuntu umuturanyi wahegera wa mukecuru yambwiye ati umuravumba birakira nk'umwe nawe bibi byiyanga nta kibyaza. Nawe urakizera imiti ya kinyarwanda. Jya wakubise ko ntawamenya nuko ubyizera dawa bigenze ute? Aya pirive zaratwegereye wakwikoza hano ipfukaza. Pirive se nanjye ahubwo se nanjye nihugiyeho ubwo se ubu twakwakiriza ikigo n'ubu naruguyemo nyamara nta kintu kirimo. Igihari nta kibazo wapfa kumenya ikibonetse cyose ariko ntabwo ngorana. Umugore se wowe ameze ati? Yewe turaho byagenda. Yewe tuzagira umuntu akagira akabasura da dore ibintu bitangiye kugira. Mbonye n'imvura mwarayibonye. Imvura iraguye hamwe n'ahakurya iyi ngiyi yaraguye imvura rwose. Kwa data wacu imvura nayo yaraguye. Izuba rirenda kutwica. Ni ukwihangana ajya tukareba ukuntu twanyurwa tukabasura da. Ibyo ngibyo birakenewe kabisa twaraburanye. Nawe ubundi se ugira ngo nanjye nagiraga ngo manyure ngusuhuze ntabwo twari duherukanye. Wagendaga burya? Yewe nanyuraga hano ngenda ndavuga ati ntabwo naca ku nshuti nayo. Ugiye ku isoko se? Ahubwo uri kunyereza nasanga ibintu babimazemo. Kamurenze irembo noneho. Nawe urakoze no kudusura. Yego. Zanagaruke Komera mwana wacu. Urakomeye. Ndakomeye. Amakuru ni meza. Ese ni wowe? Ni njyewe. nawe ubundi ngira ngo se reba wa muhungu nakubwaga n'uyu nguyu. Genda nawe ube n'uyu nguyu. Uretse komera. Umeze ute? Ase amakuru. Amakuru ni meza pe. Ihangane rwose uriya musaza dore yaraducitse. Ntakundi nese kubaho ku isi kandi ko yagomba kugenda. Data we urakomeye ariko. Ndakomeye ndaho. Mwe hakurya se mumeze ute? Hakurya iyi ngiyi ni imvura gusa ariko nta kibazo. Urebye tumeze neza. Natwe tumeze neza nanjye ndaho amatungo byitaho byose pe. Yawe kandi koko dore wasigaye wenyine. Dore uyu muhungu rero anakoze kuba ngejeje aha. Yari nagukumbuye byibura. Yarwo rukumbuzi rwose rwari ruhari. Se wajya unyaruka ukanadusura. Amaye kugira umuntu anyaruka akagusura ubundi nanjye ndaho ngaho. Ariko bose nawe uragenda. Uyu uramuzi? Uyu nguyu uriya papa we tuvukana mu nda. Si ukukubeshya. Ayashaka abanyamazekera. Ahubwo biranunguye. Ahubwo mwamenyanye gute? Ahubwo ubwo ngubwo kuba munaziranye baranagabanya kuri amasambu yabo bagabanya. Ariko ibyo bintu ndumva hari akantu k'akajisho. Ese ibintu ndi kumva uyu muntu ari kuvuga nibyo? Nese uyu ni wa mukiro wavugaga? Iyi niwe wa mukire wanjye navugaga ariko simbareka ko uyu navugaga nyine ufite cya kibanza waterekamo indege n'uyu nguyu rwose. N'uyu se? Ese sha ntabwo ndi gusobanukirwa. Ibyo bintu ushobora kuvuga nibyo? Ni ukuri bose ni ukuri wowe. Ese uri kugurisha imirimo wawe uzi iki? Ariko yarimo anyumvisha ukuntu nazagura ahandi hakunguka. Yakugira inama yo kugurisha amasambu byose? Byose ngo amasambu abiri. Wabuze iki? Ntacyo nabuze rwose. Ase yanka iracyahari? Nyirahari ntakiyabaye. Abantu ko bari kugushuka. Uri wenyine watoshe. Ese
wa musore wari warashatse mu bane yabyanjye yagiye yaragiye burya twabanye ukwezi kumwe mbona nawe adashobotse aragenda. ariko reka mbabwire ibi bintu ntabwo ari byo ahubwo wowe usohotse uyu ni umwana wanjye mugiye kubiganiraho wowe usohotse tuzavugana ntacyo haguruka nyine wowe tuzavugana ese ko genda wowe tuzavugana nyine ndagaruka nta oya genda ndagaze ku muryango oya ntacyo reka musezere uzagaruka tuzahura ngaho rero wa mwana ibintu reka murimo n'ingofero turebane neza ibintu urimo byo kugurisha humura tuzakuba hafi byihorere ase ubugira ngo umutungo ute ujyane iwanjye bigira inzira none se wo kureba papa wagiye mama wawe akaba agiye kugira bigende bite Ubundi byagenda gusa ubwo oya irinde abantu bagushuka witurize tuzakuba hafi uri mu muryango wacu sibyo